byahinduye ababiligi si bo itegeka batuma ni Tshisekedi ubatuma ugasanga uwo minisitiri wa Veterane yabaye nk'agahungu ke gatwaye ibaruwa akayitwarira abaperezida bose bo ku isi kagenda kavuga ibyo bamubwiye nibyo ugenda ubona ariko ibyo ntibintangaza ni mu Bufaransa hari ibyo abafaransa bita ngo histoire belge abafaransa bafata ababiligi nk'abantu b'ibicucu n'abandi iyo ikintu cy'igicucu kibareba ni umubirigi nk'uko kuntu ndibuka kera nakoraga doctora hanyuma sinzi abafaransa bambaye ngo ariko ngo Tito ngo mwakoranijwe nani ntinababye ugakora doctora nize guke ngo muri gisarende hari umubiri girenga umwaka wa 6 primaire urumva niko babavuga ugasanga ariko noneho birabinyereka urumva umuntu Tshisekedi aramubwira ati uyu muntu si umunyekongo n'umunyarwanda bo babizi kandi akamubwira ati yaturutse mu Rwanda bazi ko baturutse i Ruganda uwo mubiri akabyemera kandi abizi neza none akamubwira ati genda ujye ubibwira buri gihugu cy'i Burayi n'ahandi agahaguruka akagenda kubibwira batariko ntataho utazibagirwa icyo uvuga Muyaya nakwandikire ibyo uzagenda uvuga akagenda avuga ibyo Muyaya yamutumye kuko ikikubwira ko ari uvuga nk'ibyo nuko agenda avuga ibyo Muyaya avuga buriya nubwo tuvuga ngo baratumaze buriya bamaze abanyekongo buriya gihe cya Leopold ngira ngo bishe nka miliyoni zirenze 10 b'abanyekongo gihe cya Leopold ariko na nyuma yabo barabamaze buriya bigere reka tugere nko kuri Lumumba bishe uretse ko bishe Lumumba iwacu bakica Rudahigwa Burundi bakica Rwagasore abantu bose bumvaga bagira ngo basabe ubwigenge urumva si wenyine ko Lumumba ariwe tuvuga ariko bishe Rudahigwa bica na Rwagasore Burundi bashakaga ubwigenge ariko buriya baramwishe bamushyira muri za acide kugira ngo ashwanyagurike kugira ngo bagere ku gisa n'ubundi muntu wapfuye kaba yapfuye kugira ngo atazagoreka n'amagufwa n'ibindi byose bishwanyagurike nari ryinyo bakubwira ngo bazanye ni ryinyo rya zahabu yari yarateje Lumumba niryo bazanye n'ibindi bari barashwanyagurije ndibuka ko icyo gihe hari abantu twabanaga b'abadepite bo muri Burkina Faso twabanye Burayi bo muri Benin no muri Senegal bose barantelefone barambwira bati rwose twakundaga perezida wanyu Kagame bati ariko n'umusazi nise kuki atarahagarika ariteza abafaransa ati abafaransa baraza n'ibibunda byabo barabamara reka twageze kurwana nabo ariko reka ariko ubungungu kutabihorera n'ibindi numva niko atari bo bonyine twahagaritse ati hari n'abandi n'abadage ngo ayi wowe yego turabashimiye kuba mwongeye kutwakira tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye turi kumwe na honorable Tito Rutaremara ni umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu ni impamvu turishimira tuganire namwe yego ni byinshi byo kuganira namwe ahanini tuganira namwe twibanda cyane ku mateka kugira ngo twumve impamvu y'ibintu bihari nuko byatangiye hari igihugu cy'Ububiligi ni igihugu gifite amateka menshi cyane muri uru Rwanda cyane cyane no muri aka karere by'umwihariko mu Rwanda ubundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'iki cyumweru u Rwanda rwafashe umwanzuro udatunguranye kuko abantu benshi baravuga bati ubundi iki gihugu kimariye cy'u Rwanda bacana umubano n'Ububiligi abadiplomate b'Ububiligi bahabwa amasaha 48 mbere yo kujya mu mateka kuko uraza kudufasha dusobanurira Ababiligi abari abo bari n'uruhare bagize mu mateka yacu ariko uyu mwanzuro wo gucana umubano n'Ububiligi hamwe nk'umunyarwanda n'umwanzuro mwabonye mute cyane cyane nkamwe muzi Ububiligi aba bari n'icyo bakoze mu Rwanda
ubundi ndetse byagiye kera buriya iyo ubona igihugu ibibazo dufite ari byo cyaturutseho, kuko burya nicyo cyagabanyije ibice bimwe kibiha Kongo, ibindi biba Ubwongereza, nubwo byatangiye gukorwa biri igihe cy'Abadage, ariko Ababiligi nibo babikomeje. Nibo ibibazo byose bagiye bohereza Abanyarwanda iyo muri Kongo aho ngaho, niho bagiye bakurayo abantu wenda aho Abanyarwanda bari biyobora ari bo benshi, ugasanga babihaye andi moko ari aho ngaho kandi ari matoya, byaze kuzana ibibazo nyuma. Aho igihe cy'amatora kiziye, ayo moko asanga adashobora gutorwa, bigatuma haza ikibazo cyo kubabuza ubwenegihugu cyabo kuba atari Abanyarwanda, kugira ngo bagabanye babone uko bakomeza kuba ari bo bayobora. Buriya ziriya ngorane zose zaturutse ku Babiligi, uretse ko n'igihugu cyacu ari bo bakishe, ariko ziriya ngorane zo kuba bariya Abanyarwanda bari hariya, zo kuba ndetse Abanyarwanda bariyo baratangiye kugira ingorane bibaturutseho, kuko nibo bagiye bacamo Abanyarwanda ibice bakagiha abandi bayobora, kandi ari minorite atari benshi. Mu gihe cy'uko tora kugira ngo babone abadepite regionali, abadepite nationali, bagasanga bati ubwo Abanyarwanda aribo benshi, byagiye bizana n'intambara zo bitaga intambara za Kanyarwanda, biturutse kuri ibyo. Na leta ya Mobutu iza ikabwira abo ngabo ati noneho umwandikira ari Abanyarwanda, ugasanga biyandikira bakeya, abandi bakabangira, kuko bashaka kugira ngo bababuza gutora. No muri za nama zagendaga zibaho bagenda babuza. Buriya byaturutse ku Babiligi no kugeza ejo bundi aha ngaha rero, nubwo kuko Ababiligi aribo bazanye aya macakubiri, ndetse muri za 59 kugeza muri 62, kuko aribwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, abagiye bicwa bose, bagiye bahunga bose, ni leta y'Ababiligi yari iriho, ikareka abo bantu bica, ndetse rimwe na rimwe ho abandi barezise kurwana bakohereza abasirikare babo, mbese nk'uko mu gihe cy'Interahamwe babikoraga n'Ababiligi. Nibo bageze n'igihe cyo gufasha izi Interahamwe mu gihe cya Jenoside. Si ibintu byabagiye badukorera, abantu bari bafite abasirikare babo babarinze, hanyuma bakabarekura Interahamwe bakigendera, ibihumbi n'ibihumbi bigapfa, ariko bakomeje bafasha n'Interahamwe ziri hanze. Icyo kibazo rero barakizi, bazi ko iriya M23 ari Abanyarwanda bo muri kariya gace, n'Abanyarwanda bo muri kariya gace bahariye. Ibyo bibazo rero byo kugira ngo Interahamwe zijyeyo n'Abahutu babo bari Abanyatura bange abo Batutsi, ikibazo cy'Abatutsi barabizi neza, kuko aribo bafashije Interahamwe kuba hariya, baziha ibyangombwa. Abafaransa barabafashe kwambuka, ariko Ababiligi barabafasha kubabeshaho, kubaha ibyangombwa, kubaha ibyo kurya, kubaha imiti, ndetse no kubaha intwaro, ndetse no gufatanya na Zaire n'Abafaransa kugira ngo babatreninge babone uko bagaruka hano. Urumva ibyo byose, ibibazo byose barabizi, bazi ko babiteye. Ikiba gitangaje rero ni nk'uyu munsi bicara bakavuga bati u Rwanda ruri muri Kongo, kandi batarabyerekanye ko bahari. Ariko ikinini cyane ni uko bavuga bati nk'uko ko ngo M23 nibagende ngo bagaruke mu Rwanda, ngo baturuka mu Rwanda, bazi neza ko bariya baje bava Uganda. Barabizi, kuko n'abandi bose babizi, nk'uko na Kiseke itabizi, ariko kuko badashaka u Rwanda, kuko kera Ababiligi bangaga u Rwanda n'abarimo ko bagiye batugirira nabi. Kubera iki? Urumva buriya Ababiligi ko bategetse Kongo, barica barakiza, ndetse bica abantu baho rero bo
ugasanga bahungira mu mashyamba no mu bindi, ariko aho baziye mu Rwanda bakabona ari abantu bifashe, bari hamwe, bafite agaciro kabo. Ababiligi nubwo babashaga amaboko bakagira bate, ariko abanyarwanda ntibemere, bakavuga bati no, nubwo muri byo muradutegeka ariko mudutegekana ubucucu, ntabwo mudutegekana ubumuntu. Burya bakishyiramo rero ko abanyarwanda ari abirasi, ngo cyane cyane ab'abatutsi nicyo babishyiraga bakabangira bukwe, kuko bumvaga batemera bakora nk'ibyo bakorera abanyekongo. Nicyo kinini ugasanga nicyo cyajemo, nk'ubwo abari abayobozi wenda bari muri ibyo bice bya Kongo bakabakuraho. Buriya nko muri Rucuro bakuyeho abari abatware, bareba umuntu wari muri gereza wahishe abantu witwa Ndeze ari muri gereza kuko yari azi agaswahili gato, bamushyiraho bamugira umutware, bamugira umwami wabo. Bumva aho bari bageze. Ariko bimwe byatangiye icyo gihe, kuko bavugaga bati nubwo abanyarwanda tubategeka ariko bafite ikintu cy'agasuzuguro, ntibatwemera. Ariko abasaza ntibabemeraga, muradutegeka ko muturusha imbaraga, muturusha amaboko, ariko muri ibicucu. Burya n'Abafaransa bazi ko Ababiligi ari ibicucu. Nicyo cyabituyemo, kuko batemeraga, abanyarwanda ntibemeraga guta agaciro kabo. Ariko kuko bo bashakaga, nk'uko abanyekongo bambwira ngo ryama hasi, akaryama hasi, ukanga ukora iki, ukanga ukora iki. Umunyarwanda yaryamaga hasi, ariko bamukubise ngo naryame hasi, byamugeze ku ngufu, ariko ntiyabigiraga ku ntu. Yarangiza ati kandi nubwo ngira utyo, ntabwo ufite imyitwarire yawe n'imimerere yawe, ntabwo ari ibya kimuntu. Usanga barabizi, nicyo babahoraga. No kugeza n'ubu rero warubajije rero uti ese ibi byo kutana nabo byarabanje Ababiligi bashaka mbese abanyekongo ba Kisekedi barabumvisha, bemera ibya Kisekedi, bashaka kugira ngo badukoreho ibihano, badushyireho ibihano, Ababiligi babishaka. Ariko bwabo ntibabitubwire, mwebwe turashaka kubibakorera kandi tubibakorera, ntibanabikore, ahubwo bakadusekera, bakatuganiriza, ariko bakaca inyuma bakabwira ibihugu by'Uburayi barimo Union Européenne bati tubibafatira ibihano. Noneho Union Européenne harimo ibihugu nka Luxembourg, bakavuga ati ariko se ikibazo ko barimo abanyafurika bakirangiza, mwe murabikora iki, mwakwihanganye? Ariko Ababiligi bakajya muri buri gihugu bakakibwira, bagira ngo bazafata ibihano, bavuga ngo twabafata ibihano, ngo ariko nuko hari abandi babikoze, si twebwe. Urumva ko uretse ububwa harimo ntuza n'uburyarya. None abanyarwanda babonye batari ko se ubwo buryarya mufite bwo kugenda mugira, reka tugire ko mushaka kudufatira ibihano, ibyanyu ni mu bigumane rwose, ibyo mwadufashaga si byo mwenda kugira, ni mu bigumane. Abanyarwanda bateye mwikwirwa mugenda mujya kubivuga hose mukadusekera, nyuma turabizi, ni mu bigumane. Niho byatangiye. Ababiligi rero babonye batyo, nuko ibihugu bimwe babwira biti nyamuneka mwaretse ko abanyafurika barimo babikora. Ariko Ababiligi baranga, bajya muri buri gihugu hose, bava ahangaha bajya hariya n'iki. Nibwo bakagenda babwira ibihugu, bakajya hirya, abanyekongo bakatuma ati mubwire ibihugu, bose babwira ibihugu byose, nyamuki igihugu batatabwiye ni Rusiya, ariko n'iby'Iburayi byose barabibabwira. Nyuma rero bakajya no hanze bati murabeshya mwebwe abanyarwanda, tugomba kubarwanya, turabwira ibihugu byose bafatire ibyemezo, tuzabeho mujye. Abanyarwanda bari batari gusaba abantu ko tubana tutabanye, bavuga ati ni mujyi wanyu rwose, ntidushaka ko mubana natwe, ducanye umubano namwe, tubana muri aho
mugenda mubwira isi yose ngo nidufatire ibyemezo. Nabyo ngira ngo perezida yavuga ati ariko nta soni kubwira isi yose gufatira ibyemezo ka Rwanda gato. Anababwira ati agahugu kacu kangana n'akanyu, cyokora data mwebwe mufite ibyo mwakuye muri Kongo murakize, mufite naho muvugira, ariko agahugu kacu siko kanganaga, mwagakuyeho ibyako, mwafukuyeho igice mugishyira muri Kongo, ikindi gice mugishyira mu Bwongereza, twari igihugu kinini, mutugiye gato ngo kugira ngo tungane namwe, none murabwira isi yose ngo ntidufatire ibyemezo. Nta soni kureba agahugu ka Rwanda gato nk'akanyu kandi gakennye, data kadafite ubukire nk'ubwo mwakuye muri Kongo, mukaba mukize mumeze neza, mukaba mudukora ibintu by'u Rwanda rwabuze ruti rwose turatanye. Ntabwo ntibitangaje, ahubwo byaratinze. Ngira ngo kubera ukuntu badukoronije igihugu cyacu bakakica nabi, bakagezaho bakora jenoside kuri 59 bari bafatanyije na ba Kayibanda. 59 bari bakidutegeka, ntabwo ari ba Kayibanda bategekaga. Iyo jenoside ikorwa barabafashaga. 62 nibwo batanze ubwigenge, ariko ibyo barabyisha kugeza aho jenoside nini ibereye. Inabaye bari bahari, abo bari bashinzwe kurinda barabareka barapfa. Aho nabagendeye abahunze twirukanye abakoraga jenoside, barakomeza barabafata hanze. Nibyo urumva igihe twakabereye, iyo tuba twaracanye umwana nawe abantu baba baranabibagiwe nitwe tukibibuka. Hari iyo myaka uvuze yari imyaka itari myiza, 59, 63 nyuma ya independence, hari abantu benshi bishwe mu Rwanda, amahanga aravuga ati biri kuba ni jenoside. 93 bari bafite amakuru y'ubutasi ko hari gutegurwa jenoside. 94 basize abatutsi bari bahungiye kuri Eto, ariko tuza kubona bameze nk'aho bari kugaragaza remoro. 97 komisiyo ya Sena yerekanye ibyo bibazo nyine. Hanyuma no mu 2000 ubwo yari inaha minisitiri w'intebe asaba imbabazi on behalf y'Ababiligi. Ndabyibuka na 2019 wari minisitiri w'intebe Charles Michel nawe yaje mu Rwanda, navuga ko bagiye kwihutisha gushyira mu mategeko guhana abahakana bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ko bagaragaje remoro nyuma y'ibyo bakoze mu mateka, noneho bongeye gusa nkaho bahinduka gute? Ariko sigira ngo bagaragaje remoro ni bya bintu byo kuza ukica ukarembya, baza kunuvuga ibyo bari barimo bafashe interahamwe zo hakurya, barimo bazifasha. Hoya ni ibyo byo kureba, baravuze kuko bombaga bababwira bati ibibazo byatewe n'Ababiligi n'ibindi Seniza bijyamo. Sena ndetse biereka kuko ari bo byaturutse. Urumva cyayisigaye kuza kuvuga, urumva ko barisha abantu waragize ute, ukaba warazaniyemo ikintu cyo gutera jenoside, ukasiga n'abantu bari aho bagapfa, ukaza ukavuga uti nimumbabarire, urumva ibyo se. Ariko muri abo ngabo Michel harimo parti PRL, iyo burya ntigeze inemera no mu gihe cya mbere, iyo yumvaga ikibazo cyacu cy'i Rwanda, ariko kaba ari parti ntoya, ariko nka parti nka Democratique Chrétien n'impuza za internationale igizwe abantu b'Ababiligi b'Abaframa barimo benshi, yaratwangaga, yakoranye na Parimuhutu, niyo yashyizeho Parimuhutu, irangije irahindura ikorana kwa Habyarimana, ibamo iyo parti nini y'abantu benshi b'Ababiligi, irangije niyo yakomeje korana nayo za FDLR bikorana. Urumva biroroshye kuza, none se bwo ibyo bihumbi byo byonyine baretse bigapfa, bihumbi kuza kuvuga ngo mugire imbabazi, bakoze iki? Kwariye kugira niki bakoze? Ntacyo, nukuza gusa ngo mutubabarire. Ariko nkari Michel we turabyumva, kuko we yari asanzwe ate weho dutangira ibyo by'intambara no kwa Habyarimana, we yafashijwe uruhande rumwe ati no bari barwanira ukuri. Urumva we uramwumva, we na parti ye nuko kari ka parti gatoya PRL, bo kuhera icyo gihe bafashe uruhande rumwe, bavuga bati Habyarimana ni umwicanyi, akoresha igitugu, arategura jenoside, ni ukora jenoside. Bo iyo parti yabo irabyanga. Ariko abandi Babiligi, parti zindi benshi ba Democratique Chrétien bandi bose
bari hamwe na kwa Habyarimana, bari hamwe bakiraga bariya bakoraga jenoside. Iyo bazaga baje mu Bufaransa bajyaga n'iwabo babahaga n'amafaranga, barakomeza baranabafasha no hakurya no kugeza n'uyu munsi. Ahubwo igikintangaza si icyo, ikintangaza si icyo kintuza, kuko ni Ababiligi na Kisekedi. Ubundi Ababiligi nk'abandi bazungu nibo bategeka Kongo, bajya kwirya n'ibindi byo kwirya. Ariko byageze aho ntuza ubona Kisekedi asa n'utegeka abo Babirigi, anababwira ati nimukora iki, bakagikora. Urora niwe ubwira uwo premier ministre, ministre des affaires étrangères, ndetse Muyaya akamwandikira ibyo agenda avuga. Ugasanga byarahindutse, bisa naho ubundi bajyaga wenda Ububirigi burimo burategeka ko biteza amini zabo n'ibindi, ariko noneho bigeze kuri za yindi biringira ngo hari ibyo wenda za mine bishobora ko yavuga ati niba nimukomeza mucyo nimutamfasha ndabakuramo mbiha Abashinwa, wenda nabyo nibyo. Ariko bibanza bigeze kuri uwo ngo hari nk'ibintu amuha, kuko baza bakamuhibaraho akagenda avuga ibyo bamubwiye. Bamaze kugenda guhaguruka bakagenda bavuga ngo M23 Abanyarwanda bari hariya, Ababiligi ntibabirebye, nta kimenyetso batanga bati twebwe turabizi muri hariya, dore ibimenyetso binebe. Ariko se icyo wenda tuvuge ko wenda aba cyangwa tutabe, wenda iyo babonye abirabura basanga basa bose. Ariko M23 bazi ko ari Abanyarwanda bo muri Kongo, bazi ko bakorerwa jenoside, kuko bariyo Ababiligi barahawe muri za mini zaho n'abandi bose na leta irabizi. None Kisekedi yavuga atari kwa abo bantu simbashaka, yewe ntabwo ujyaho ngo bagaruke muri Uganda kuko ariho baje baturuka, oya ati nibagaruke mu Rwanda. N'Ababiligi babizi bakaza bavuga ngo M23 nihagaya nigende nigaruke mu Rwanda, kandi bazi neza ko ari Abanyekongo. Ukumva arahagurutse umuntu muzima nawe bivuze nk'uko Muyajya kubivuga. Nyirango usanga bamubwira araza akabaza Kisekedi akamubwira ati none haguruka ugende ubwira abo bose, ati ndahagurutse. None akabwira Muyaya ati mwandikire ibyo azagenda avuga, kuko ndumva ari abantu responsable, azi ubwenge, azi ko ibyo avuga atari byo. Kugira ngo abeshye atyo agomba gufata ibinyoma bya Muyaya akayimuha, akagenda abibwira buri umuntu muri abo bazungu babo hirya no hino ku isi. Urumva rero byahinduye Ababiligi si itegeka batuma, ni Kisekedi ubatuma. Ugasanga uwo ministre wa affaires étrangères yabaye nk'agahungu ke gatwaye ibaruwa akayitwarira abaperezida bose bo ku isi, kagenda kavuga ibyo bamubwiye. Nibyo ugenda ubona. Ariko ibyo ntibintangaza. Ni mu Bufaransa hari ibyo Abafaransa bita ngo histoire belge. Abafaransa bafata Ababiligi nk'abantu b'ibicucu n'abandi. Iyo ikintu cy'igicucu kibareba ngo ni Umubirigi, nk'uko kuntu ndibuka kera nakoraga doctorat, hanyuma sinzi Abafaransa bambaye ngo ariko ngo Tito ngo mwakoranijwe nani n'Ababiligi, ngo ugakora doctorat nize guki ngo muri gisarenze hari Umubirigi renga umwaka wa 6 primaire, urumva niko babavuga. Ugasanga ariko noneho birabinyereka, urumva umuntu Kisekedi aramubwira ati uyu muntu si Umunyekongo n'Umunyarwanda, bo babizi. Kandi akamubwira ati yaturutse mu Rwanda, bazi ko baturutse i Ruganda. Uwo Mubirigi akabyemera kandi abizi neza. None akamubwira ati genda ujye ubibwira buri gihugu cy'i Burayi n'ahandi. Agahaguruka akagenda kubibwira, batariko nataho utazibagirwa icyo uvuga. Muyaya nakwandikire ibyo uzagenda uvuga, akagenda avuga ibyo Muyaya yamutumye, kuko ikikubwira ko ari uvuga nk'ibyo nuko agenda avuga nk'ibyo Muyaya avuga, ugasanga nibyo avuga. Ifraze Muyaya avuga ugasanga niyo Mubirigi niyo agenda avuga. Gusa naho rero yamugize intumwa ye, ubwo ni story. Ugeze nka twa histoire, kuko abantu bakunda kwiyandika y'Ababiligi, bisa naho
umbaje uti mbese wakwandika wanditse histoire belge kuri iyo ngiyo wayo naho wenda muyaya uriya nakwandika mvuga ati muyaya mubwira ati uzavuga iki ariko yajya kuvuga ati akavuga ati ariko bari abanyarwanda se bate ko bari abari mu kaza za Uganda atoye akavuga ati yuya ujye uvuga ko baturutse i Rwanda kandi ari abanyarwanda nawe akabivuga akongera akabivuga ko atabyemera ariko akabivuga ariko kuko basanzwe nyine urwo rwango barudufitiye nta kundi akagenda bigira rero icyo cy'umubano w'Ububiligi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngiye ku giti cyanyu urantangaza ngendeye ku mateka igihugu nk'Ububiligi gifite muri Kongo usubiye ku ngoma y'umwami Leopold wari wayagarutseho bigenda bite kugira ngo abantu babe babanye kuriya habe ubwicanyi ndengakamere Leopold yakoreye Ababiligi abo yaciye ibiganza n'amaguru hanyuma tubona igihugu cyagukoreye ibyo ngibyo nicyo mufatanya agatoki ku kandi urumva ntuzi urumva buriya nubwo tuvuga ngo baratumaze buriya bamaze abanyekongo buriya igihe cya Leopold ngira ngo bishe nka miliyoni zirenze 10 b'abanyekongo mu gihe cya Leopold ariko na nyuma yabo barabamaze buriya bigere reka tugere nko kuri Lumumba bishe uretse ko bishe Lumumba iwacu bakica Rudahigwa Burundi bakica Rwagasore abantu bose bumvaga bagira ngo basabe ubwigenge urumva si wenyine ko Lumumba ariwe tuvuga ariko bishe Rudahigwa bica na Rwagasore i Burundi bashakaga ubwigenge ariko buriya baramwishe bamushyira muri za acide kugira ngo ashwanyagurike kugira ngo bagere ku gisa n'ubundi muntu wapfuye kaba yapfuye kugira ngo atazagoreka n'amagufwa n'ibindi byose bishwanyagurike na rya ryinyo bakubwira ngo bazanye ni ryinyo rya zahabu yari yarateje Lumumba niryo bazanye n'ibindi bare byarashwanyagurije ukumva ni nk'icyo kintu nyine ariko urabumva barimo nawe kwica umuntu warangitse ariko niko abazungu baba kwica umuntu warangiza ukamubwira uti atazaboneka n'igufwa rye ritazagaragara bakagomba kumushyira muri none uhari umusirikare wiri aho ngaho yibonera ko kinyo kaza habo agatwara agira ngo azaguri ariko ngira ngo wenda asanda ari ka fake simbizi nicyo cyatumye kaguma buriya niko bagaruye ariko ntibitangaje abanyamerika nibo bafashe Biden none bamufashe umuntu amategeko internationale nuko mutwara mu nkiko bamutwaye mu nkiko ubundi bagomba kumutwara baramutwara ubundi amategeko internationale ni no kumufunga ntibamufunga cyangwa se amategeko internationale ni no kwicara bagaca urubanza bakamucira urubanza ntibarumucira baragenda baramwica banamwishe ubundi ubuzima bw'umuntu buvuga yuko uwo muntu wishe umugara abenewe bakamutwara bakajya kumutwara mujyana mu nyanja aho bene babakira umubiri we bashyiraho ibuye kugira ngo imanike ajye hasi arangije Obama perezida wa Amerika rirata ati Bin Laden twamwishe twanamurangije urumva birirwa batubwira ngo ntabwo umuntu tugira ukumva ubwo ni umuntu ni nk'ibyo byari umuntu harishe batatazagaragara mabyize muri acide byose birarangira erega turishima ngo batugaruye iryinyo naho ni iryinyo rya zahabu yarasigaye abazungu bagira byinshi ni nk'ibyo byo ni Ababiligi nyine niko babaye yego ariko batukoreye byinshi bibi rwose ku muntu no kuba ibi bihugu byadukoroneje kuba tukibana nabo abanyafurika burya rwose turi abana beza turababarira ariko byaratinze kurumva Ababiligi no kureba ntacyo twabatwaye ntaki bikabahagurutse mu ministre ajya yabanje mu bihugu 27 abana biriya byo by'Iburayi ajya no mu bindi atwara message nawe azi ko atariyo iyo yandikiwe na Muyaya agenda muha kumpuzabigira Muyaya nawe yarabibwiwe na Kisekedi ati andika ibi Muyaya arabyandika byandika igifaransa cyiza aramuha agenda bivuga hose cyakora nuko yageraga handi bakasemura urumva rero ubwo arimo arabikorera agahugu nka Rwanda naravuga atari ko se ubundi tubanye dute ubagira watandukana nawe buriya no kwikoreka kubitaho ngo twabafashaga ngo kuyera mu 29 twatanze amafaranga ayo mafaranga bazana
nubwo aba ari menshi hariya ariko baryaho igice abo bazanye. Ariko n'ayo mafaranga hari umuntu twari turwaye w'umudepite nawe Solange amubwira ati ariko ariya mafaranga y'Ababiligi twe twitanze buri munyarwanda atanga umubyizi umwe mu kwezi ntitwatanga inshuro 10 zayo y'Ababiligi kandi nibyo arangana ate uretse ko niya naje barya 1/2 bakadusigira agace gatoya nabwo bakakoresha kari bikajya mu mpapuro gusa ngo twafashijwe bakandika gusa ngo badufashe barabyirata ngo bakuye ngo babafasha kugira ngo baze batubwire nk'uko nguko bagenda badutegeka ibyo byose. Ntabwo mu by'ukuri dutekereje ntitwari tukiri hamwe nabo igihe uretse icyo gihe none igihe cy'ejo bundi basiga abantu bacu bari babarinze bakabasigira interahamwe zikabica ibihumbi n'ibindi n'iki twari dukwiye kuba twaratanye nabo icyo cyonyine ubundi kirahagije ariko noneho abo twishe barimo barabafasha hariya barabaha intwaro baraha imiti barabafasha baraha ibyo kurya n'ibindi urumva noneho bigeze naho bajya kubaburanira bagenda batuma hose ariko icyo kiriya cyonyine cyari gihagije ariko usanga turishimye ngo waje kuvuga ngo ni mutubabarire tabareze bakoze abo babyeyi se bagize ko twasigaye dukeya ko hari icyo babahaye ngo bavuze ngo mutore nibarore kutubabarira bambi nibarore kutusaba izo mbabazi icyo abantu uwo wadisabye kugira nk'abo ari Michel niwe kuko bo iyo parti yabo yafashe icyemezo kare biravuga iti Habyarimana niwe wakoze ibi byose kandi arimo arategura jenoside twe ntitugushobora kubana nawe ubu ari uramwumva aje asaba imbabazi asabira bene wacu ati rwose baragize uwo wamwumva kuko n'ubundi yari afite igitekerezo kizima ariko premier ministre wabo harimo so abo yasize aho ngaho ko hari duke twasigaye yadukoreye ikisi wabikomojeho uvuga ku bijyanye n'uko wababonye uri Burayi bakubwira ati nakuwe doctora ati ndi gukora doctora unigaga mu Bufaransa gukora doctora kandi warakoreshejwe n'Ububirigi ubundi Ububirigi iyo ubusesenguye nk'igihugu urabazi igihugu gito kingana nk'u Rwanda ni igihugu gifite bushobozi ubukungu bumeze bute ni igihugu nk'ibihugu by'i Burayi byagize development kera ariko cyo ni igihugu kitameze nk'ibindi buriya kirimo ibice bibiri harimo abawaro bavuga igifaransa hakabamo n'abaframa bavuga igifaransa kimeze nk'igihorande n'indi mizima buriya rero bagiye bategekwa n'ibindi bihugu byose kugeza buriya babonye ubwigenge nyuma ya kwigira ubwami bwabo ni nyuma yacu rwose kugira ngo bagire ka leta kamwe kugira rero Paul wa kabiri ise niwe wari bagiye gushaka mu Budage araza afatanya izo za etini zombi z'abaframa n'iz'abantu bagira Ububirigi imbere rero kuko muri icyo gice cy'abafaransa niho hari za mine z'intu bahakorera ibyuma siderologie bafite za industrie ariko bigenda bari yabundi bo mu ntuza bari abahinzi abaframa abo ngabo rero ni nacyo cyatuma bumvaga barazaga aho kuvuga igifaransa bakaza bavuga igifaransa aho bakoronije bavuga igifaransa ariko abafaransa nibo minorite abandi nibo benshi nuko aribo bari bakize aribo basa n'abategeka abandi ariko nyuma aho za izini zabo zigwiriye hasi bariya b'abahinzi b'abaframa n'abandi none habonekamo za izini zishingiye ku agroalimentaire bageraho bakira burya mu gihe cyacu cyo mu Rwanda abapadiri benshi bahaje bari abo baframa nibo bakareba uko ababaro babategekaga
bo bakaza bavuga ngo bita ko ari abahutu, burya nibo bazanye ibi by'amacakubiri hagati y'abahutu n'abandi, bagenda baranabyigishije, baraza ntibigutangaza ba Ruvutu, abariho bashyiramo Parimuhutu Pera Ruvutu, ni umuntu yari umuntu mukuru wa umupadiri mukuru wa groupe Kristu y'Inyanza. Abo bose bazwi n'abafurama n'abandi bose bagiye bagiramo, bose bagiye babikora, ariko hari bamwe nk'abantu bagendaga babikora bari muri ibyo, nibo bagiye no muri izo za jenoside. Ntibitangaje niwabaga nko muri 1968 igihe ahandi hose ku isi urubyiruko rwari rwarahagurutse ruvuga ruti dushyireho ibitekerezo bya kijyambere byo gukuraho ubukoloni, byo gukuraho abantu kuryamira abandi. Mu Bubiligi ho icyo gihe abafurama barwanaga n'ababaro. Nko muri universite hari universite catholique ya Louvain nkuru yakitangiye kera, abanyeshuri b'abafurama kuko bari benshi bakubise ababaro ndetse bicamo bamwe 68, bituma Ububiligi bwubaka indi universite biyita Louvain-la-Neuve byo kugira ngo abafrancophone bajye kwigirayo. Urumva nabo batemye, baricaye batema, abafurama batema, nabo macakubiri wababayo, no babayo ibi byo gutema, nuko bo batatemeshaga imirongo yacu, bakoreshaga ibyuma, bishima abanyeshuri bamwe, bituma noneho iyo university ni university nkuru yatangiye kera, niyo nkuru mu Bubiligi, ndetse niyo nka za Sorbonne, ariko yatangiye n'abanyagatolika kera. Leta yagombye kubaka indi university, abo babakuramo babashyira muri university bise Louvain-la-Neuve, babakura muri Louvain. Ari ibyo ngibyo, ari university nkuru irimo abanyeshuri benshi, abantu bose ku isi baragiye bahigira, ariko bafurama bica. Urumva ayo macakubiri ntibitangaje. Rero abo bapadiri babo bongeye kuza mu Rwanda, bagenda babaza bari bari abasirikare ba Serubuga, ba Rwagafirita, abo bahoze bigishijemo, batakubwira ati ariko mu mashuri kuki hakirimo abatutsi? Burya nibo barongera bagenda bigisha hose, nibo bazanye kwa kwicana rwa rwicano rwo muri 73 igihe amashuri secondaire na université abanyeshuri bicaga abatutsi. Byari biturutse kuri abo Babiligi bagarutse, banabo barongera babaza babandi bigishaga mbere, bari barabaye abasirikare bakuru, barebye no muri za ministeri, ba Serubuga, ba Rwagafirita n'abandi nk'abo ngabo. Bagenda bababwira bati kuki abo rero babishyira mu banyeshuri muri université na za secondaire. Nibwo bumva muri 73 abanyeshuri bishe abahutu, bishe b'abatutsi, ndetse bagenda bacika bose uko ariko byari bivuye iwabo. 68 bo bari babikoze, nuko babikoze muri university imwe bari bahuriyemo, ubundi bamwe batura mu gice cyabo, abandi bagatura mu cyabo, ariko i Buruseli hari aho bahuriye. Ubundi ntawe bagahuye kuko abafurama bari iwabo bakajya n'amashuri yabo, ababaro bakaba bafite igice cyabo bakajya n'ayabo, ariko aho igihe cyo bahuriyemo baratemanye. Barongera babizana iwacu. Ibintu byose bibi byabaye mu Rwanda byagiye bituruka mu Babiligi, na n'ubu, no kugeza n'ubu rero, kugira ngo Ababiligi bajyeho ku isi yose, babwira isi yose mufatire Rwanda, baka Rwanda gato, ariko isi yose ngo igafatire, ngira ngo nibyo perezida yavugaga ati ariko ntibagira isoni kureba agahugu gato kekeneye kagerageza kwibuka basize bakazaniye jenoside, none karimo kariyubaka, bagiye ku isi yose ngo ntibagafatire ibyemezo. Basanga abantu dukwiye kugumana tubana nabo, twaratinze no kubana nabo. Hanyuma turi kugana ku musozo, Afurika yagize ibibazo byinshi, gukoronezwa no gukomeza gukoronezwa, nyuma yo gukoronezwa muri ubu bukoloni bushya buhari, urabona ko abaperezida barahari, ariko abenshi ntabwo bigenze, nta jambo bafite mu bihugu byabo. Ibintu u Rwanda rwakoze biratanga somo ki ku mugabane wa Afurika n'ahazaza hawo? Wenda reka mbanze nk'urugero. Buriya bwa mbere hari igihe Abafaransa bari batumereye nabi, igihe bandikaga abantu bacu
none bituma ngira ngo ni ba Rose Kabuye bari mu Budage, Ubudage burabafata kuko babandi mu Bubiligi bari baranditse ngo babone Abafaransa. ko ariko muri Abafaransa bari barabyanditse barabyandikishije ku isi, mbese nk'uko bariya Ababiligi bandikisha bacu muri iki gihe b'abasirikare bacu. Noneho urumva ntabwo bari bagiye mu Bufaransa, ariko bageze mu Budage kuko bya bindi kumvikana kwabo Rose baramufata, Abadage ndetse bamugarura mu ntuza afunga bitari muri gereza, house arrest iyo bita kuguma ngo ugume mu nzu yo witaba urukiko ngaho. None ibintu bijyamo icyo gihe u Rwanda icya mbere ruhagarika umubano n'Abafaransa, ariko ruhagarika umubano n'Abadage nabwo kuko bakoze ubu ntibyari ngombwa umuntu warihekeje perezida n'agasuzuguro kugira ngo bamufate batyo. Abafaransa batabibasabye, Abadage akaba ari babyibwira bahagarika umubano nabo. Ndibuka ko icyo gihe hari abantu twabanaga b'abadepite bo muri Burkina Faso, twabanye i Burayi, bo muri Benin no muri Senegal, bose barantelefone barambwira bati rwose twakundaga perezida wanyu Kagame, bati ariko ni umusazi. Nise kuki? Atarahagarika ariteza Abafaransa, ati Abafaransa baraza n'ibibunda byabo barabamara, reka twageze kurwana nabo, ariko ubu ngo kutabihorera n'ibindi. Numva niko atari bo bonyine twahagaritse, ati hari n'abandi ni n'Abadage ngo ari wowe bose bavuza akaruru. Ariko nyuma biraba, Sarkozy yaraje hano aje kureba perezida wacu n'ibindi, bose barantelefona ngo ayaye ngo buryo bitubwira ngo twumva ngo muri abagabo yawe natwe twabikoraga. Buriya rero icyo batwangira nabyo nyine abo bazungu no kureba ko dutanga urugero rubi. Reba buriya n'Abafaransa bose za Mali n'ibindi bagenda babirukana, buriya bavuga ngo ni Rwanda rwatanze urugero rubi. Nibyo kumva yuko dushaka gukora byacu tukibaho tukabana n'abantu batadusuzugura, batagomba kudusuzugura, tugira ibyo bita kuntuza ngo gene mukabana kuko afite cyo guha, mbese niba nagufashije ibyo agufashije ukamubwira uti mfasha ahangaha n'ibindi, dore humura ndabikoresha neza kandi reka ndabikwereka. Ariko ugenda wiyubakira ibyawe wiha agaciro n'ibindi ntabwo babishaka. Abazungu bose nicyo gituma n'abazungu batatwanze, ariko icyo bakitwangiye batebanyagwa baratanga urugero rubi. Ubundi Abanyafurika twagombaga Abanyafurika ko agomba kuba igicucu, atagomba kugira agaciro twe tugomba kukagira. None hari agahugu kaje n'umuperezida wabo bashaka kwiha agaciro, bashaka kuvuga ko tungana imbere y'amategeko. Nibyo burya ntibanye Ababiligi rero birababaza kuko baradukolonije, tugomba kuryama hasi nk'uko Abanyekongo babaryamira hasi. None bakabona turabikoze. Ariko niyo bagiye kubwira abazungu baratangira kubwira bati reba babirabura tuzi ko bagomba kuba ibicucu, akaba ari twe dutekereza. Habonetse agahugu gashaka kugira ngo abirabura batekereze. Nicyo gituma nabo uwo mwanya bahera ko bemera ibyo Ababiligi bababwiye. Ubwo rero icyo baduhora nuko dutanga urugero rubi ku bandi Banyafurika. Kandi koko wajya kubona ukabona nk'ubu ubajije bajya kubona urubyiruko rwa Afurika rwose rukunze perezida wacu, barubaza ugasanga bati turashaka uriya mu perezida, bati yaba ari we batuyoboraga. Ariko ni Burayi nubwo batwanga ukabona baramutinya kandi baramuha icyubahiro. Noneho n'ikibikwereka niyo yagiye ukabona baramwakira, nubwo bavuga bati nigeze kunaze ko bakamwakira neza nk'umuntu bubashye, ugasanga inama nini zinini ziriya baramuhamagara gutanga ibitekerezo, nta bandi bahamagara. Urumva i Burayi nabo nubwo bamwangira icyo ngicyo ko atanga urugero rubi, ahubwo ugasanga baramwubashye. Burya hari wanga ariko ukamwubaha, ukabona baramwubashye. Ubundi Abanyafurika ntabwo babubaha, ntabwo aricyo bagenewe kububaha. Nibyo none bakabona kandi urubyiruko rwa Afurika rwose rumuri inyuma.
bakabona abanyafurika baraza mu Rwanda muri ka gahugu ka Rwanda kavuye ku busa ariko baje kureba uko dukora, baje kureba uko tugenga, bavuga bati leta ikora neza ihagaze neza, bati n'u Rwanda, bakaza kuza kureba good governance, bakaza kuza kuyireba, bahora baza kuyireba bakumva ibintu byose byakoze, bati isuku barizi ko abanyafurika tugomba kuba mu byondo, akaba aribo bagira isuku, bati ka Rwanda ka Kigali kamaze kugira isuku. Nicyo rero baduhora, bahora na perezida wacu, bagahora n'u Rwanda, ni ugutanga urugero rubi mu banyafurika. Ubundi umunyafurika agomba kuba igicucu, yakubahuriye umuzungu yavuga akaryama hasi akavuga ati ndiyo bwana, twe ntitukivuga ndiyo bwana, oya aravuga ikamusubiza, yavuga ariko se kunumva ibyo uvuze atari ibitekerezo binini n'iki, ibyo rero ntabwo babishaka, n'icyo badashaka, bashaka kubavuguruza, reka barumva nk'uko badukorera, ariko ega birumvikana, baradutangiye batugira abacakara, bagira abacakara, nicyo gituma muri Amerika n'ahandi barabatwaye kugira ngo bakorere. None ubwo bucakara burangije batugira abacakara b'iwacu, abakoloni baradukoloniza, bafata ibintu byacu n'ibindi. Noneho naho bigira ngo batange ubwigenge, baragenda bya bintu akaba ari twe tubibashyira, basigara badutegeka batagihari. Kankuhe urugero runini rwose kandi uzaruboze ni muri histoire ko none hari igihe inama yari igiye kuba ya OUA ya African Union iri bubere muri Tripoli. Bariya ba perezida bo muri West Africa, ba Houphouët-Boigny, abo muri Senegal n'abandi bose 14 bajya kubanza kubaza Ubufaransa, barikora bajya kubaza Mitterrand ngo tujye cyangwa tujye. Mitterrand ati mwijyayo, ntibajyayo, inama irashira. Urumva nawe nijye bajya bakabanza kujya kubaza, arababwira ngo none mujye ngo Kadafuri yaradusuzura n'ibindi, asuzura abazungu mujye. Bararorera, inama irorera kuba, imara imyaka 2 itaba, kuko yagomba kuba aho ngaho. Bageze abanyafurika bareba ati noneho reka tujye tuyikorera n'ahandi wenda, cyangwa tujye tuyikorera Addis Abeba kuko abazungu batazabyanga. Urumva abaperezida 14 bikoze akajya kuri Mitterrand bakamaza ko inama igiye kuba Libya kandi Gaddafi mutumvikana, tujyeyo. Ati mwijyayo, baraza ntibajyayo. Inama birakora ibuze kuri uwo muntu yaba imara imyaka 2 itaba, barongera bati noneho ijye Addis Abeba. Ubundi burya yajyaga igenda iba mu bihugu hirya no hino aho uri wigire ku ntoza. Nibyo bikwereka uko abanyafurika bashaka nabo ngabo. Niba mugiye gukora iki ngiki mukajya kwaza, ariko tugikore cyangwa twe kugikora. Kandi abanyafurika benshi niko babikora rero kugira ku ntoza. Urumva rero nibyo rero kuko abanyarwanda batakibikora, turatanga urugero rubi. None ukagira icyo ukabona na twa dusirikare hariya muri Mali, Burkina Faso, Niger, bavuga bati nimugende rwose igihe mwakadutegeke, bakavuga ati ikosa nta rindi ni Kagame n'u Rwanda, bakatwangira icyo rero nta kindi. Honorable, reka mbashimire cyane, n'ukuri murakoze cyane kutuganiriza. Murakoze cyane namwe.